Bene data muri Kristo bavandimwe kandi inshuti zanjye abo duhure ku rubuga Inkomoko y'Indirimbo TV baramukije mu izina rya Yesu umwami kandi umukiza wacu murabo ni mwene Sopaseri Kanoni Kayijuka Emmanuel dusenga Imana yacu turagushimira cyane ko waremye umuntu ukamuha ubushobozi bwo gukora ubushobozi gukoresha ubwo bushobozi uburyo buguhesha icyubahiro ukaduhesha amahoro tubisabye mu izina rya Yesu umwami kandi umukiza wacu amina. Nejejwe n'umwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo ya 286 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana izo bakunze kwita indirimbo z'abaprotestanti. Iyi ndirimbo itangirwa n'amagambo avuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza. Ni nimero 286 mu gitabo cy'indirimbo z'abaprotestanti b'i Burundi kandi nimero 74 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana izo bakunze kwita iz'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Iyo ni nimero kandi 438 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cyitwa Golden Bells. Ikaba na nimero 61 mu gitabo cy'indirimbo z'igifaransa cyitwa Sur les ailes de la foi. Amagambo y'iyi ndirimbo yanditswe n'uwitwa Shaw Knowles yavutse mu mwaka w'1834 atabaruka mu mwaka w'1878 afite imyaka 41 y'amavuko. Shaw Knowles yavukiye muri Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri uruhinja ababyeyi bimukiye muri Indiana. Baramaze imyaka 12 y'amavuko. Se yarapfuye amusigira umurage wo kuririmba no gucuranga nk'uko nawe ubwo yari umuhanga muri uwo mwuga. Shaw Knowles yize gucuranga cyane maze arabimenya neza akabikora ariko afatanije n'umwuga w'ubuhinzi. Gucuranga no kubyina mu bitaramo by'umuziki yaje gutera imbere cyane ku buryo byari bisigaye bimutunze maze iby'ubuhinzi arabyihorera. Intego yo kuririmba no kubyina ayerekeza gukorera Imana, bityo ibitaramo yayoboraga bihinduka ibiterane by'impemburo mu by'umwuka. Kuva mu mwaka w'1859 afite imyaka 25 y'amavuko yahindutse umuvugabutumwa akabifatanya no kuririmba kandi abantu benshi barabikundaga muri icyo gihe. Umwe mu mwaka w'1878 ubwo yaravuye mu biterane muri Mississippi na Texas muri Amerika yaguye mu mpanuka ya gari ya moshi abari we upfa wenyine mu bari bayirimo. Yatabarutse asize indirimbo nyinshi cyane harimo n'amagambo y'iyi ndirimbo ya 286. Iyi ndirimbo ishingiye ku magambo aboneka muri Zaburi y'126 avuga ngo ujya kubiba agenda arira yikoreye imbuto, nyamara yagiye gusarura
agaruka yishimye yikoreye imiba. Nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana kandi ashingiye no ku magambo ari mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 4 na wa 6 bavuga ngo nutegereza ibihe byiza ngo ugire icyo ukora ntuzabiba kandi ngo usarure ujye ukora buri gihe utaruhuka kuko utazi umurimo uzakugirira akamaro uwo ari wo. Nasomye nanone muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ijwi ry'indirimbo ryahimbwe n'uwitwa George Maina wavutse mu mwaka w'1845 atabaruka mu mwaka w'1904. Indirimbo yasohotse bwa mbere mu mwaka w'1870 muri Philadelphia muri Amerika. Amagambo y'indirimbo afite ubutumwa bukomeye dukwiriye kuzirikana cyane nk'abantu b'Imana abahamagariwe kuyikorera. Igice cya mbere kiravuga ngo biba mu gitondo imbuto zineza, biba ku manywa n'ikigoroba, bindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tunezerewe. Igice cyo gusubiramo kiravuga ngo tuzanezerwa nidutunda imiba tuzanezerwa. Igice cya kabiri kiravuga ngo biba izuba riva, biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, amasarura n'imirimo bishize, tuzatunda imiba tunezerewe. Igice cya gatatu kiravuga ngo tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Kozana icyaha mu isi, Satani yahemukiye abantu cyane. Icyaha cyateshe abantu mu ruho n'umubabaro ku buryo umurimo wose ugendana n'umuruho. Ubundi umurimo wari umugisha abantu bagakora banezerewe. Umurimo wose uravuna, umurimo utavuna niwo udakora. Hari umuntu wavuze ati kugira ngo umenye uburemere bw'umurimo mbere yo gushima cyangwa kugaya umuntu urimo kuwukora, jya ubanza ujye mu mwanya we ubukore maze wirebere nawe. Tubona ibyo kurya tubanje kwicyura. Umuhinzi aravunika, ari ukurima, gutabira, gutera, kubagara, gusarura, byose biravuna. Umuntu ushaka umusaruro agomba gukora igihe cyose, ku zuba, mu kibunda, mu bihu no mu mbeho. Kuragira abantu biravuna cyane. Kugira ngo umenye neza wabaza abashinzwe kubayobora. Kuyobora abantu byagoye Mose cyane, kandi twari tuzi cyangwa tuzi ko ari umugwaneza. Twarinda kugeza ibyara umwana biravuna. Ni umutwaro, ariko umutwaro w'umugisha. Kurera umwana kuva akivuka agakura biravuna. Kwigisha abantu biravuna. Kwiga nabyo biravuna. Hari abanyeshuri barazi ibirenge mu mazi kugira ngo barangize ibyo bataraye barangije. Umuganga uvura umurwayi urembye, ubuzima bwe bugenda bumucika, aravunika. Umuvugabutumwa ufite umuhamagaro aravunika. Kugarura abantu birukira mu nzira yo kurimbuka ntibyoroshye. Hari igihe ndetse ikaye imirimo yose ugasenga wigomye kurya no kunywa kugira ngo ushobore kwirukana abadayimoni bavana abantu ku Mana. Uyobora itorero ririmo ubuyobe, urwana nabwo kugira ngo buhagarare biravuna cyane. Yewe no kuyobora itorero ririmo ububyuke nabyo biravuna. Abantu bazi icyo bakora ntabwo batinya inzara, ntibatinya intambara, ntibatinya izuba, ntibatinya ikibunda, ntibatinya ibiho n'imbeho ndetse no kurengana. Yesu yiteguye gushoboza abamukorera bose. Yaduhaye iryo sezerano muri Matayo igice cya 11 umurongo 28 kugeza kuri 30 avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura
mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko noreje umutima namwe muzabona ubuhukiro mu mitima yanyu. No muri Matayo igice cya 28:20 Yesu aravuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Tumenya ariko ko imvune zitandukana, hari ukuvunika ushaka kugera ku byiza byubaka, ibyiza bibanisha abantu, ibyiza bizatuma tugera mu ijuru. Ariko hari no kuvunika ushaka kugera ku bibi, ibibi dukenesha, ibi tubuza amahoro, ibi bizatugena muri Gehinomu. Yesaya igice cya 55:2 aravuga ati niki gituma mukorera ibidahaza? Tujye duhitamo neza ibyo turuhira n'ibyo tukunikira. Show Knowless yaranje indirimbo avuga amagambo ahumurizanya ko nyuma y'amarira tubiba tuzanezerwa dutunda imiba. Ubuzima dufite muri iyi si n'ubwo gukora. Gukurikira Yesu ni umurimo utoroshye. Kubona abantu bafite imyumvire n'imyitwarire bitandukanye ukabana nabo byoroshye, ariko umwami Yesu azaha abarangiza umurimo wabo kwishima no kunezerwa. Tujye twihanganira ibiturushya n'ibitunaniza, kandi wowe duhanze amaso umwami wacu Yesu ngo wihanganiye imibabaro y'iyi si kugira ngo aducungure kandi azadushoboze kugira mu bwami yagiye kurutegurira, aho tutazongera kugira ibiturushya ukundi, ahubwo tuzahurwa kandi dushire agahinda nidutunda imiba tuzanezerwa. Senga Imana. Mana yacu tubabarire igihe cyose twagiye twiganyira mu murimo wawe, turasaba Umwuka Wera kugira ngo aduhishure umurimo Yesu yakoze ku bwacu, maze dukore umurimo wacu dushima tunezere kandi dufite ibyiringiro yo kuzataha ubwami Yesu yagiye kurutegurira. Tubisaba mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.